Mwongeye kuramuka amahoro bavandimwe, mwami wacu ahimbazwe kandi ahabwe icyubahiro ko yongeye kuduha uyu munsi. Reka nsenge nshima Imana, hanyuma twitegereze mu ijambo ryayo turebe icyo iganira natwe. Uwiteka Mana y'urukundo, wowe utagira na kimwe ushingiraho gituruka ku muntu kugira ngo umugirire neza, turagushimira yuko iki gitondo wongeye kuduha umugisha, ukaduha imbabazi zawe arizo zituma tudashiraho, arizo zituma buri gitondo turamuka ntawiha umwuka muri twe, ntawibyutsa, ntawigenera ibimubaho byose, ahubwo wowe wenyine niwe dukesha kubaho. Urakoze rero, ubwo turamuye ganira natwe, vugana n'imitima yacu, uyigarurire, uhaze ubukene bw'imitima yacu buri wese uko akennye. Mwami, ugaburire roho zacu, imitima yacu rwose ibe occupied nawe, utwuzure, utwiyegurire, aba ari wowe wenyine dutekereza, ari wowe wenyine dushaka kunezeza, aba ari wowe wenyine twubaha tukamwumvira, tukaguhakwaho uyu munsi. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka tubumbure Bibiliya zacu tujyane n'ubundi muri Zaburi ya 23. Mwumve umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Ari niyo magambo tugiye kuganiraho iki gitondo. Imana iri kutwereka, ituganiriza, itwibutsa ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Bavandimwe, ikintu cya mbere tubona, iri jambo ry'Imana ni izina ubwaryo Imana ihitamo kugira ngo yidescribing. Iryo zina ubwaryo rihatse byinshi. Izina Imana yihitiramo kwiyita, yiyita ngo niwe mwungeri wacu, ni umwungeri, ni umushumba. Abatazi umwungeri ni umushumba, ni umuntu uragira intama cyangwa se amatungo muri rusange. Uyu mwungeri rero aravuga ngo nijye ubaragira muri intama zo mu cyanya cyanjye. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Ni ukuvuga ngo kuba ari umwungeri bihise bishyira akadomo ku bukene bw'intama ye iyo ari yo yose. Birenze ubu, bitari ubukene bwo kuvuga ngo ntazabura amafaranga, birenze ku bukene bwo kuvuga ngo azaba afite ubutunzi bwo mu by'iyi si. Ahubwo bivuze ngo kuba mufite ubwe ampindukiye ubutunzi. Kuba mufite, kuba ndi kumwe n'umwungeri, cares zose, amaganya yanjye yose ari mu biganza bye. Niwe uzayitaho, niwe uzayamenya, niwe uzayaketaringira. Nta hantu na hamwe ndabona, nubwo wenda nta kiganiro nari nagirana n'intama, ariko ntabwo ntekereza yuko hari intama iyibaza ngo ese buracya bute, ndarya iki, ndabaho nte. Umwungeri niwe uzinduka mu cyakare
akamenya ngo zashonje akazijyana. Niwe ugenda akamenya gutoranya espace, umwanya mwiza kurusha iyindi, ahantu hari ubwatsi butoshye. Ahangaha ijambo riravuga ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Iki kintu kirakomeye, kubera yuko uyu mwungeri niwe utumenyera ibidukwiriye. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ngo yarangiza akanjyana iruhande rw'amazi adasuma. Nimwitegereza neza, icyo bita ruhamwa cyangwa se uri gukora igikorwa hano ni Uwiteka. Andyamisha, anjyana, niwe ukora ibyo byose. Ntabwo andeka ngo nshumure nijyane njye kona, nijyane njye kurorongotana, ahubwo niwe unjyana. Yarangiza akandyamisha ahatoshye, ahafutse hari amafu, akanyobora, akanjyana iruhande rw'amazi adasuma, akaba ariyo nywaho. Ndetse witegereje n'umurongo wa 3, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Niwe ubikora. Asubiza, agira atya, agira atya, agira atya, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Uyu ni umwungeri bavandimwe, uyu niwe mwungeri. Nagira ngo nkwibutse, wowe mwene data, wowe wakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, nkwibutse Uwiteka uwo ari we kuri twe. Uwiteka uwo ari we kuri twe ni umwungeri udukunda, uturagira. Niwe utumenyera ibidukwiye, niwe utumenyera aho turisha, niwe utumenyera ibyo kurya byiza, niwe utumenyera aho adushora, ahari amazi meza. Uyu ni umwungeri udukunda. Mu Cyongereza aravuga ngo the Lord is my shepherd, I shall not want. I shall not want. Nta kintu nzabura. Niho yavuze mu Kinyarwanda ngo sinzakena. Nta kintu nzabura, ntacyo nzifuza ngo nkibure. Kubera yuko intama ntabwo ijya yifuza. Ibitari mu bushake bw'uyu mwungeri. Ntacyo azakena uyu muntu uragiwe n'Uwiteka. Ni kuvuga ngo trust the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, kandi ntiwishingikirize ku bwenge bwawe. Inzira zawe zose reka zimenywe nawe, kuko niwe mwungeri. Muharire ibyawe byose, umurekurire byose, aba ari ubitegeka, aba ari ubiyobora. Wikomeza kumera nkaho ubyitendetseho, nkaho bidependinga kuri wowe. Uyu mwungeri yiteguye kugira icyo abikoraho. Niwe ukumenyera ibigukwiriye. Numuharira inzira zawe, numwemerera akakuragira, ukareka kwiragira, ukareka kwigira nk'umuntu udafite umushumba, ukamera nk'intama yataye umwungeri iriho irorongotana yishakira inzira, ibirura bizakurya, amasega azaguconshomera, amahwa azakujomba, uzafatwa mu bihuru n'imifatangwe. Yewe ushobora no kugenda ukagwa mu idamu ntugaruke. Ariko umunyezaburi arandika akavuga ngo niwe urinda ubugingo bwanjye kugira ngo butagwa muri rwa rwobo. Uyu rero niwe mwungeri wa nyawe. Uyu niwe muri iki gitondo ukwiye kuba wishingikirizaho. Niwe ukwiye kuba uharira imigambi yawe yose. Ese amaganya uramukanye ni bwoko ki? Ni iki kintu uri kwiganyira? Ni ibiryo se? Ni imyambaro se? Ni akazi se? Ni urubyaro?
ni urushako. Ni iki kintu uri kwiganyira? Ni iki kintu kiguhagaritse umutima? Wa ntama we, nta mwungeri ugira? Dore uwabisobanukiwe aravuga ngo sinzakena kubera mfite uwo mwungeri uteye atyo. Niwe umenyera ibinkwiriye, niwe umenyera ubwatsi bwo kurya, niwe umenyera amazi yo kunywa, niwe umenyera aho naruhukira heza. Niwe ngo revivinga, he restoreth my soul. Niwe restoringa, akarivivinga, agasubiza intege mu bugingo bwanjye. Urumva ucitse intege, wuzuye agahinda n'ubwihebe, anxieties z'uburyo butandukanye. Urumva isi yakubihiye, utekereza yuko wenda ntawe ugukunda n'umwe, ugatekereza yuko nta gaciro ufite. Ariko ibyanditswe biravuga ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye. Ucitse intege, ya ndirimbo tujya turirimba ngo wowe mutima urira, ngwino kwa Yesu, ngo amakuba yawe uyamubwire, ngo umubwire ibikuriza, ngo kandi ngo arakunda agafasha abamubwira. Ngwino ubibwire umwungeri. Hari igihe intama zifata nk'izitagira umwungeri, zikamera nk'aho umwungeri yazitaye, nyamara ahubwo arizo ziri kwitwerera agahinda, arizo zishaka kumuta, arizo zitari kumwegera ngo ziragirwe. Uyu mwungeri ngo ni nawe ngo ukuyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Vandimwe, nta ntama yigira. Ese utekereza kangahe kuri intama? Ni ryari iki gitekerezo cyo kuba intama kijya gikrosinga mu mutwe wawe? Nyine izi analogy Imana itanga itwereka abo turibo n'uwo iriwe kuri twe, ziba zigamije kugira ngo zitwumvishe ingero z'ibintu dusanzwe tuzi, bidufashe guturiza imbere ye, bidufashe gutekereza kuri uku kuntu umwungeri aba abanye n'intama. Hanyuma ibyo bintu nitubitekereza bitubera inkomezi, kubera ko tuzi neza ko umwungeri akunda intama ze. Umwungeri arajwe ishinga na well-being yiza aragiye. Izivunitse arazunga, ntabwo azihurahoza. Izirwaye arazivura, akazishakira imiti n'abaveterineri. Izirorongotanye zikajya mu bihuru akirukanka akajya kuzishaka. Izazimiye zirukanka zimuhunga. Izikurikira icyanya cy'ubwatsi atazishoyeho akazigarura kugira ngo zose zirishirize hamwe, zibe umukumbi umwe, zireke gutatana, kuko uko zitatana niko amasega ashobora kuzataka byoroshye. Ibyo byose ni ibintu dukwiye kuba dutekereza iyo dusoma ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye. Ibyo rero bikwiye gutuma umutima wawe uturiza imbere y'Uwiteka, ukavuga ngo I shall not want. Nta kintu nzabura, nta kintu nzakena. Umutima wanjye nuturiza imbere y'Uwiteka, kubera ko niwe undagiye, ibizantunga niwe ubizi, ibizambeshaho niwe ubizi, ndetse usibye n'iby'umubiri gusa, n'iby'ubugingo niwe usubiza intege mu bugingo bwanjye, niwe uzanyobora mu gukiranuka kose. Bavandimwe, uyu munyezaburi ntaho yasize, kuko umwungeri nyine amenya. Abungeri ba kera, usibye ko hari n'igihe usanga tutazi ibyo umwungeri nyirizina yakoraga, ariko buriya ugiye usoma ibya Dawidi n'uburyo yaragiraga n'uburyo yitaga ku mukumbi, nubwo waba utaragize iyo experience yo kumenya uko abashumba bakora, ariko wabibona. Yita no kuri well-being no imbere, umuntu w'imbere, kuko izi ntama iyo zimaze kurya, zimaze guhaga, zimaze
kumererwa neza, arazicurangira akazigusha neza, zigateta zikamera neza. Ntabwo yita gusa ku gifu cyazo, yita no kugenda arebe imwe imwe. Ubundi abungeri ba kera kubera zabaga ari nyinshi, banarebaga ese izo naragiye nizo ncyuye, zikagenda zinjira mu rwuri, mu biraro byazo, agenda azibara. Inyinshi yabaga yaranazise amazina, agenda ahamagara. Mujya mubibona Kristo atanga urwo rugero avuga yuko intama ze azizi kandi zumva ijwi rye. Zabaga zizi umwungeri ku buryo undi muntu wo hanze yashobora no guhamagara ntizitabe, ariko nyirazo akinjira mu rugo yavuga gato zikahita zitangira gusakuza nkaho nyine zimwumvise. Yagendaga areba ese izo najyanye nizo ngaruye, akareba icumbagira akayishyira ku ruhande, akareba iy'amahwa yajombaguye yuzuye ibisebe akayishyira ku ruhande, hanyuma akaza kuzitreatinga imwe imwe with special care, agenda azunga, izindi azitera inshinge, izindi azishyiraho imiti ku bisebe, gutyo. Iki kintu ubashije kuba ugifite, utekereza Uwiteka nk'umwungeri, ukibona nk'intama koko, wakwemera kuragirwa. Kuko abenshi muri twe ntago bemera kuragirwa. Abenshi muri twe tumeze nk'iyiragira ikicyura nk'uko dukunda kubivuga. Ibintu byose ubona bidepanda kuri wowe, ubona nyine icyizere ugirira Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi, kwizera, living faith, ibiri hafi ya zero, ku buryo ubona nyine I have to struggle, umutima wanjye ugahagarara ukanungunika, kuko nyine it's up to me kubiworingaho. Ariko ibyanditswe bikatubwira ngo ese ubundi iyo uworinga cyangwa se iyo uhagaritse umutima gutyo, ni iki gikemuka? Mu bibazo wari ufite hakemuka bingahe biturutse mu guhagarika umutima kwawe? Bavandimwe, umuntu uhagarika umutima, umuntu utizeye Imana, ikintu cyonyine guhagarika umutima bimwongerera ni depression, ariko ntabwo bikemura ikibazo na kimwe mu byo yari afite. Utangira kwiganyira ufite ibibazo, ugasoza bigihari, ahubwo wiyongereyeho n'agahinda gakabije. Mwumve ibyo umwami wacu yavuze. Tujyane muri Matayo igice cya 6, dusome umurongo wa 25 kugeza hepfo. Matayo 6:25 aravuga ngo, nicyo gitumye mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa muti tuzanywa iki. Nimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro. Urumva abarizo ninga bereka ni gute wiganyira ibyo uzambika uwo mubiri wowe warawihaye, ko ufite umubiri ubwawo kandi ari ufite agaciro, kuki uri kwiganyira ibiciriritse nk'imyambaro? Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi so wo mu ijuru arabigaburira. Wa mwungeri tumaze gusoma muri Zaburi, arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe? None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, nibugira umurimo, nibuboha imyenda. Kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe ko muri ubu. Salomo ngo
yari umuntu w'umukire, afite ibyo akeneye byose, afite imyambaro imusagutse y'igiciro cyinshi cyane, n'ubwiza bwe bwose yari afite, ariko ngo ntago yigeze abasha kurimba nka kamwe mu burabyo. ngo ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwaba afite kwizera gukemwe. Uburabyo, niba hari ikintu kiba gihari uyu munsi ejo kikaba cyavuyeho, either babukandagiye, amatungo yaburishije, izuba ryabukubise buruma, bakupakupye buracika, bakabuta mu muriro, ni uburabyo. Uko niko bumeze. Ariko Imana ibaze ko yita kuri ubwo buntu bw'agaciro gato gutyo, hanyuma twebwe yameneye amaraso, twebwe yacunguye, tugasigara duhangayikishijwe n'ibyo tuzarya n'ibyo tuzambara. Hari abantu batubaha Imana baba bashaka gufata ibi byanditswe bakabihindura a laughing matter, bakabikwena bavuga ngo noneho ngo natwe ngo tureke gukora, ngo kuko inyoni zidakora, ngo inyoni ngo zibeshejweho n'ubujura, ngo ziriba, ngo zisarura aho zitabibye, ngo noneho ngo natwe tubeho nk'inyoni. That's not the case. Ntabwo ari cyo Kristo yari ariho avuga hano. Ntabwo ari ukubaho nk'inyoni no kujya gusoroma ibyo utabibye, ahubwo ni umutima utuje, amaganya yawe yose uyahariye Uwiteka, umunsi ukeye ukaba uzwi n'Uwiteka, numere nk'aho ari wowe ugiye kuwikorera mu mutima wawe ngo uwugendane, wibaza ngo ese bizagenda bite, ese nzarya iki, ese nzabaho gute. Ibyo ni byo Uwiteka atubuza abavandimwe. Uwiteka niwe mungeri wanjye, sinzakena, I shall not want. Ngo bidepandana n'umungeri mfite, niniragira obviously nzakena, ariko kuba mfite umungeri witwa Uwiteka, aho ngaho umutima wanjye uratuje, aho nta kibazo mfite, nta n'ikibazo nkwiye kuba ngira. Byonyine kumva ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye bikwiye kunturisha umutima, bikanyishimisha. Bavandimwe, tekereze kuri aya magambo. Ese wibona nk'intama? Ese iyo ntama ubona iragiwe nande? Wibwije ukuri, ubona utiragiye? Cyangwa umwungeri wawe ni akazi? Umwungeri wawe ni bosi wawe? Usanga ibyiringiro byose warabirundumuriye mu kazi, wumva nyine akazi kadahari ntiwabaho, wahita upfa, nta nubwo warara. Ibyiringiro byawe ugasanga byose biri mu mugabo wawe. Niba uri umugore wubatse, ukajya wumva nyine ukubaho kwawe no kumererwa neza kwawe no guhabwa ibyo ukeneye byose ni umugabo wawe. Amaso yawe, umugabo yaraje ahagarara hagati y'Imana nawe, ahita amera nk'urukuta rukubuza kwitegereza Imana, ahubwo ahinduka nk'aho ari we the focus. Tekereza neza, umwungeri wawe ninde? Ushobora gusanga atari Uwiteka rwose. Ibyiringiro byawe hari ikindi kintu kirimo, ku buryo witegereje neza usanga ari nayo soko y'amaganya, kuko icyo kindi icyo ari cyo cyose ntacyitayeho kirakudisappointing. Uyu mwungeri wenyine witwa Uwiteka niwe ubasha kukuryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, niwe ukujyana iruhande rw'amazi adasuma, ugashira inzara, ugashira n'inyota, niwe ugukuyakuya, akarestoringa imbaraga mu bugingo bwawe, ntiwihebe, akakurinda anxiety, akakurinda amaganya y'isi. Uri umuntu uterwa na depression, uterwa n'agahinda gakabije, uko byagenda kose, iyo witegereje neza usanga hari ahandi hantu yashyize ibyiringiro bikamudisappointing. Aho hantu atari aho kwizerwa, atari aho kwiringira.
yizeye abantu cyane baramutenguha. Yari yiteze ibindi bintu bidasanzwe, ntibyaba ariko bigenda. Hari ahantu umutima we wari waromatanye, none hamaze kuvaho asigara ahanginze mu kirere, kubera yiyometse ahantu hatari aho kwiyomeka. Yizeye ibitari byo kwizerwa. Bavandimwe, nugira Uwiteka nk'umwungeri, you shall not want. Ntacyo uzakena, ntacyo uzabura. Amarangamutima yawe azarindwa, welfare yawe, ubutunzi bwawe uzaba uri mu Mana honyine. Uvuga ngo niyo bukene bwo mu isi bwagutera, uzaguma uri umutunzi wo mu byo mu ijuru. Nta kintu na kimwe gishobora kukunyeganyeza ufite Uwiteka nk'umwungeri. Ibibaho byose, naho wagenda ukagera ku kigero nk'icya Yobu, uzakomeza uvuga ngo nzi neza ko umukunzi wanjye ariho, umucunguzi wanjye ariho, kandi nzamurebesha amaso yanjye nambaye undi mubiri. Uzakomeza umufite nk'ubutunzi butagira akagero, niyo ibindi byose byagushiraho. Uwiteka akubera umwungeri. Agomba kukubera umwungeri buri munsi akuragire, wibone nk'intama. Ntiwigire nk'aho ari wowe mushumba wawe ubwawe. Ntiwigire nk'aho intama yiragira ikicyura. Umwami Imana atabara intore zayo, zihagarika imitima ku manywa na nijoro, zibuze kwiringira, zibuze ukwizera, zijegajega. Komeza usoma aya magambo. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, akanyobora inzira yo gukiranuka. N'agatambwe wageraho mu kwezwa no gutungana, niwe ukakugezaho, ntabwo ari wowe. Uyu niwe Uwiteka, uyu niwe mwungeri wacu. Imana ishimwe cyane ko yaduhindukiye umwungeri, ikaturagira birenze uko abantu uwo ari we wese, umuntu wese yaturagira, birenze uko abashumba bacu mu matorero baturagira. Imana ubwayo ikatwiragirira. Uyu niwe the chief shepherd, ndetse ni nawe n'abo bashumba b'abantu under shepherds bakwiye kwitegereza, bakamufatiraho icyitegererezo, kugira ngo bakomeze kwita ku ntama no ku mukumbi. Icyubahiro kibe cye mu isi no mu ijuru. Amen.